Ndabasuhuje mwese abateze amatwi Rugiga na Kiyonga official. Mwongeye kwirirwa cyangwa se mwaramutse ku migabane y'isi yacu bitewe naho buri wese aba, cyane cyane mu badukurikira. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho umwandiko ngana n'ibitekerezo witwa Ishyari n'Ubuhemu. Reka ntangire mwiyumvire. Umugabo Yuri yabanaga neza n'umugore we, nta ntonganya, nta mwiryana. Umunsi umwe Yuri arazinduka asiga umugore we imuhira wenyine. Bamwe mu baturanyi be ariko bakamugirira ishyari. Ntibukeye kabiri baraza babwira muka Yuri bati, intambara yaciye ibintu, abantu baraterwa ntibasahure keretse amafaranga bihambiriyeho. None rero zana iyo farasi yanyu tuyibagurishirize mwibonera udufaranga. Undi ngo abyumve akuka umutima ati, ngaho nimuyijyane, nta kundi byagenda, mubanguke. Ariko barayijyana barayigurisha, amafaranga bayakubira mu mifuka. Muka Yuri ntiyongera kubacira iryera. Haciye iminsi 5 Yuri aza gutahuka. Umugore amutekerereza uko abo bahemu bamubeshye, arumirwa, arahaguruka akurikirana bya bisambo. Hashize icyumweru arabifata abishyikiriza ubucamanza. Baraburana, Yuri nanone arabatsinda. Bamusubiza amafaranga aguze ifarasi nziza. Bamwongereraho n'indishyi y'akababaro kandi bafungwa amezi 6. Ibyo bisambo byahaniwe ukuri, byarabeshye, biriba, bikura na muka Yuri umutima. Ndetse wenda hari n'abandi bantu byariganije. Ikinyoma rero gihira bake. Murakoze mwe mwese abakurikiye iki kiganiro, uyu mugani, iki gitekerezo. Mugira amahoro, Imana ibarinde.